rugamba na rumwe Yesu agatsinze. Mbabwire kugira ngo mwaze Satani kuwa gatandatu ushize twabuze bofu. Umuvandimwe wacu yapfushije umugabo we ari i Kenya. Abantu nk'amarimo iyo bikibaho umuntu agira gutuka Imana, ariko twaririmbye ku kizima ngo wa mwanzi wanjye nubwo atabirimbye ijambo ry'Imana rivuga ngo wa mwanzi wanjye wigisha hejuru nubwo naba nzabyuka. Muri uyu mwanya ndahamya ko Kristo wanjye atigeze atsinda. Iyo Yesu na Yesu agapfa abana b'abantu nibo babura gupfa. Niyo nzira abantu bazacamo niba bari abana baba bakiri batoya bakavuga ngo barakiritse. Ubushake bw'Imana ntabwo burizwamo. Ugiye tubuze inshuti z'Imana ukwizera Yesu ni we nshuti nziza izahorana natwe. Ugiye tubuze inshuti z'Imana ukwizera Yesu ni we nshuti nziza umutima urambira ngo bakobwa gutaha saa 3 good. Ni mu bishuti yanyiguri gorigota ya mohoye amura bitwaro yose nimumve ni mu bishuti yanyiguri gorigota ya mohoye
Sema amen. Kade. Cadê? Tá aí? Ukwezi n'iminsi maze hano. Wari wagira telefone? Yatwibye. Tugekunda Kade telefone. Asohotse iPhone 12. Yafaha. Umva. Naje mbabwira abantu baturi ibintu bimwe. Ngwivyo ntunze. Nazuka. Ariko hariho bamwe baza basiga ibyo tunze bagere ku makofi bakayahisha. Muzane ifaranga Wowe uva hano udafite kashi, sibyo? Udafite kashi tuba tuyagendana twese. Nanje ayo nari mfite bone Yohana, ariko muri telefone yaje igiramo kasha. Twebwe dutanga ifaranga, sibyo? Kugira ngo Kadete taririnze abari bamuzi n'abatari bamuzi mufashijwe cyane cyangwa dukora amashimo mu rugo nguko tarabona icyangombwa social tiranaza na tekereza. Okay, twavuganye nayimenye ariko dutange ifaranga zo kugura telefone Kadete. Mugire vuba. Okay. Nimero ya pasiteri ninde muntu uyizi mu mutwe?